amahoro y'Imana We ku bantu can bakurikiranye and Black we TV will. 250, amahoro y'Imana kuri Black B, amahoro We y'Imana kuri can buri and we munyarwanda will. wese n'umuturarwanda muri rusange wumva ikinyarwanda, kuko ikiganiro tugikoze mu kinyarwanda. Ni umuhungu wanyu rero Generous 44 cyangwa se Storyteller Amahe, umuhungu mu gace, umuhungu mukuru mu gace, namba uno hirya nino n'ayandi mazina mwagiye munyita back in days. Ndabashimiye cyane kuba munyakiriye kuri Black TV 250. Ni iby'agaciro cyane nyuma y'iminsi nyine umuntu adahari ku bibazo rero wambajije Black B, mbaza uti wari uhugiye mu biki uri gukora ibiki. Urabizi hasize umwaka uruzuye umuntu avuye muri rehab, agarutse muri sosiyete, aje gufatanya n'abandi gukora ibintu biri kujya imbere, gushaka iterambere no kwiteza imbere muri rusange. Urumva sometimes hari ukuntu tugira gutya natwe tukibagirwa iby'umuco cyangwa se tukajya mu zindi indiscipline cases cyangwa zituma tutajya imbere, ariko iyo tugira umugisha tukagira abadutekerezaho batuma twifasha natwe kwitekerezaho kugira ngo twiteze imbere cyangwa se duhindure ibyo twari turimo tujye mu bindi bizima. Ni iby'agaciro cyane rero. Ndumva umwaka uruzuye, gusa igihari ubu ngubu ni ugukora umuziki. Urabizi umuziki ushobora kuwuvamo uko wabigenza kose, ariko wowe ntabwo wakuvamo kweri n'igisirikare kivamo, ntabwo kikuvamo. Rero Black B ndagushimiye cyane. Ubwo duherukana urabizi yari Nyamata, koko Nyamata ndumva ari muri weekend isize, nagiriye ibihe byiza. Abafana nongeye kubona yuko bakunda Generous, nongeye kubona ko bahari ku bwanjye, nongeye kubona ko bakunda hip hop, kandi hip hop ya nyayo, kuko aba audios baracyahari. Mbashimira cyane ku bantu twari turi kumwe Nyamata, twakoze show nziza. Gusa ndabasezeranya ko nta kubatenguha n'ubundi. Ndi kubikoraho, ndi gukora kuri album yanjye zirasohoka mu kwa gatanu, ubwo ni nyuma y'icyunamo. Ubu turi kubikoraho n'abaproducer batandukanye kabisa. Shonje mwishyuye bongera kumva umuhungu wanyu G44, kuko nawe arabakumbuye. Nkumbuye imbaga nyamwinshi, nkumbuye gutaramira abantu nkabona ukuntu baryohewe na hip hop, baryohewe nyine na flow zitotoye kabisa za nyazo. Ibyo turabifite cyane. Mbajije ku kibazo kigira kiti amakuru yawe umuhungu wanjye Mukadafu ameze neza. We yaherutse gusohora n'indirimbo bita muri La Tete, ndumva iri kuri YouTube channel yiwe. Mirabyo de Warren nawe ameze neza, ariko ntabwo ari inaha kabisa. Mu minsi mike turateganya ko azaza nko muri uku kwa kane kabisa. Undi wo muri Transnation Ronnie Critical nawe ari i Kigali. Ubwo turi muri milieu zitandukanye, ariko tugira gutya tugapanga uburyo duhuza tukajya muri studio. Urumva abantu bakunze Transnation yo ku Muhima. Turafite ibintu byinshi cyane, turafite imiziki myiza. Abadukunze mu gihe cyashize n'ubundi bongere bafate udutebe begere hino baze mbabwire, kuko ibintu ni morale mama. Rero ndabakunda ndabakunda. Abantu bahora bibaza turahari, ibyo gukora ni byinshi, sinzi ko bizarangira vuba. Turi kwisuganya, turi kubyegeranya kugira ngo dukore umuziki wa nyawo kabisa. Uragize uti muri top 10 cyangwa muri top 5 wazanamo n'abandi baraperi, ni iby'agaciro, ukamanza gushimire, ariko n'abandi bakora neza. Gusa turacyafite cya kibazo nyine cyabaye karande, cyane mu banyamakuru bafite imyumvire yabo, cyangwa se abandi bapresenta bafite ibyo bashaka gutekereza, bashaka gukina impano z'abandi bapeti, cyangwa se abandi bantu baza mu muziki bari icyo bitwaje, tubona yuko bafite ukuboko kuzamura uwo bashatse kugasiga uwo bashatse.
already njye nabaciye mu myanya y'intoki nabaciye mu myanya y'intoki nziranye n'abanyarwanda bakunda umuziki kuko nagerageje kurwana intambara zitoroshye kugira ngo mbashe kwisanga muri uru ruganda rw'umuziki kubera sometimes abantu bashaka amikoro kukuriraho iki kandi nawe wenda naho uri gukura. Rero abo bantu baracyari ndababona ingero ziba zihari ariko urabizi ntago urabizi abaraperi ntabwo tujya turya imboga cyangwa se don't give a damn. Nagiye mbona nyine za munyangereza hato na hato ku buryo nibaza kugeza n'aka kanya icyo mba mpfa na Emrene cyangwa se n'abandi bakorana cyangwa se n'abandi bahuje ibitekerezo nk'ibyo twagiye duhura cyane cyane abona ewan ndi muri rehab yanyanditseho amagambo atandukanye kuri MI na binjiraho nkajya mbisoma ariko mu kugaruka se wakwibaza kubera icyo atafashe noneho mikoro yakira umuvandimwe nk'uko yanyandikagaho ndi hariya ashaka kugira ngo noneho izina ryanjye ripfe nanjye mpfire muri rehab. Ukibaza nk'icyo kintu cyabona n'abandi bikunda kwigaragaza cyane umuntu araza akigaragaza akerekana ariko umuziki ari kuwutwara ukwe wabonye ba Kinege bibaraguza ngo G-Tough ngo yaririmbye bike mwumbaze kandi nta gikuba yaciye nta nubwo nta yaciye amabere niba abanyamakuru bafite mu nyangiro bumva wahora utajya hejuru utajya n'iki ariko Nyagasana barabaturinda kubera ko ubu ngubu biroroshye si aba mu mudugudu dufite ibintu dukora internet ikabidufasha igihugu cyaduhaye umuyoboro mwiza wa internet wirukanka ibintu byose turabikora kuko rero ewana Black B nawe ubibona imvura ikirere ntabwo kimeze neza iyo kije kandi nanjye ewana amasinezite n'iki ikirere cyahindutse nanjye umubiri urampinduka. Ndagira ngo ngushimire muri byose ngushimire kuba wampaye umwanya wawe kuri Black TV 250 ngushimire ko wongeye kumuza n'abanyarwanda nshimire yuko nawe udahema gufata umwanya wawe ngo uganirize abaraperi muri rusange kuko ndabizi once upon a time wari umuraperi nawe wigeze kuba umuraperi. Imana rero ijya iguha umugisha n'abantu batekereza ku bandi Imana ijya ibaha umugisha kandi ijya bakomeza muri byose. Rero kidambaje umwana ushaka kuza mu muziki cyangwa se ushaka nawe kuba umuhanzi niki yakora niki yareba cyane icyo nakubwira cyo wowe ushaka kuza mu muziki kuko baravuga ngo who can speak can sing. Umuntu uvuga yanaririmba yagira iki urumva upfa kuba nta nanyanya ariko bavuga ni nanyanya niki upfa kuba utarwa bugenda karwa n'iki upfa kuba uvuga nyine waririmba nta muntu kwisi utaririmba. Icyo namubwira cya mbere ni ukuza kwikontorora cya mbere ni ukugaragaza indangagaciro z'umunyarwanda cyangwa indangagaciro z'umuntu ukagaragaza umuco. Ndavuga cyane kuri discipline kuko akenshi twe discipline yagiye tugonga cyane niyo mpamvu twagiye twisanga nk'aho ngaho jari habu n'iki ukabaza umutimanama wawe ukagendera ku bantu cyane. Discipline izafasha mu bintu byinshi izatuma ugirirwa icyizere izatuma mu bantu bakubaha niwiyubaha abantu bazakubaha. Murakoze cyane kambashimire ameze nshimira abantu bakunda hip hop turahari anytime anyhow nebishema namwe Imana ikomeze ibarinde ibaho umugisha cyane. Before it was storyteller ndi kumwe namwe anytime. We can and we will. We can and we will.